ngiye bura mugore simuzi sirifuza no kumumenya azongera kuza kuntukira mama nukuri kw'Imana ntitaye no kuri ribu azongera kumbwira ngo mbwira mama hene murike munyo nareba nabi ngewe natansatura umutwe nzawo musatura ngewe buro ntimukajya mushaka kuza kujijisha abantu hano ngo ribu yaravuze icyugu uhurudutsi wawe mu rugo uja kwigisha uko abagore babo nibwo wararayonka siko n'uwari unakazagera arayonka ikindi kandi ugize ukora ibiganiro byawe unshingukire ku mubyeyi ntago umubyeyi wanjye uramubona muri showbiz n'umunsi n'umwe tutaziturana hasi mirwana n'abagore n'ukwambara n'ubusa no kurumana ye ntazakwambuka ubusa ngewe bro niba kaza kujijisha abantu none se bari kujijisha iki niyigisha iby'amabere akure baraza kujijisha ngo abantu ngo bakora ibiganiro ngo abanyamakuru ngo bakora ibiganiro byo gutukana ntago umunyamakuru azajya gutegeka umuntu ibyo avuga yigeze kuvuga ngo nareshya nawe uko mpagaze ku ntebe ya ntebe tuzahura nyitwaje zasanga nyihagazeho kandi kuburi muremure bava nk'aba mugufi ntabwo abanyarwanda babura imvura ngo yibahe abanyarwanda babuze imvura urayibaha uburebure bwawe nta kintu bukumariye Joyeuse rero naherutse mubwira ngo tuzakorana indirimbo nkumva ari kubyanga yakwimye korabo yaguciye amazi naho neretswe ntago njya kwirirwa niruka ku muntu ngo dukorane indirimbo nayikora njyenyine yaguciye amazi ngo uririmba nabi indirimbo z'inkundo ngiye indirimbo z'inkundo nzi ibyo birasa n'ibya Pastor Claude nande na Pastor Mutesi Pastor Mutesi kuri avuga ngo Pastor Claude yambwiye ngo dusambane angurira ukweto rwiza cyangwa se ikanzu nziza ndabyanga yazaga kwimira nk'umubyeyi ubuzima mbayemo amafaranga nakoreraga ku kwezi nyakorera ku munsi urumva rero ntago nabigerera ukwezi wakoraga ngahe ukwezi nakoraga 2020 none ubikorera ku munsi abantu bakubwa rero amafaranga bava ntago rero 600 ku kwezi nese nyabona buri munsi kandi ngiye bimara nibunkorera izamfasha umuntu uzahagera wese azarya nawe ese bwo bazanywa amafanta cyangwa n'inzoga bazanywa ikigage n'umutobe oya nose wacu dukora amafanta ikigage ubwo si Kigali hari ikigage cyaba na amafaranga itangazo babyumve tanga itangazo babyumve Bava umeze neza ndashima Imana n'abagabo babiri gusa abandi abo bagabo harimo Yesu umuhungu w'Imana undi hakabamo n'umumarayika undinda umumarayika ukurinda umugabo ukomeye rwose uba wemeye ko mbyuka ngihumeka umwuka bazima Imana imumugisha ababyeyi bawe se mama se buriya mama ntabwo aza mu bagabo ariko mama n'umubyeyi ndavuga abo bagabo batuma duhumeka bugacya bukira nta mwuka twaguze ariko ubwabo papa se muzehe wacu se ko ntawe tugira okay Bava umeze neza rero meze neza ndashimira urasa neza cyane kabisa yemerese ako uyu munsi nawe warengeje akantu k'agatenge wajya uri mu rugo no kubera iki se turi mu rugo hano kuri Kiriti Hotel si mu rugo no kubera iki wakarengeje hose narengeje wenyine nambaye neza wambaye utuntu tugufi bava wana nibyo urimo guhisha umve ntago biba byoroshye imihanda biba bikaze wambaye utuntu tugufi nibyo urimo guhisha nuswe cyo wambaye ibintu bigufi hari ukuntu ufite agakanzu gakunda ariko ukabona none nakamini cyane wakicara kuri moto ukabona ntago birebetse neza ubwo rero utwaye kano kasharupe ukagakenyera ntari bita Tebeni na Melody rero bongeye bakozanya Ibonite bose urabakunda njewe buriya nkunda umuntu uvuga ngo hano nanjye narakosheje reka nsaba imbabazi nubwo abantu bavuga ngo gusaba imbabazi ngo n'ubugwari ntago gusaba imbabazi ari ubugwari gusaba imbabazi usaba imbabazi ari uko ubona wa muntu wamukoshereje ari wowe biturutseho kandi muzaguma guhura yego rero bisubiza inyuma ukavuga ngo mbabarira wa wundi nawe ajya guha imbabazi kandi ye kuvuga ngo kaje kunsaba imbabazi ase nk'ukwishima hejuru aguha imbabazi z'ukuri ye kuguha imbabazi zitari ariko ngo yasanze ngo arimo gukina PlayStation uko sagasuzuguro usanga urimo gukina umuntu n'umwakire harababuze batiba no kumusuzugura none kakaje nya nimba kari kakirimo guys kakaje nya nyine kandi hari kicyo bapfa niba kari kakirimo yagombaga kumusuzugura umuziki ngo ni ubona ni urawikorera rero none se nukuri hari ukuntu abantu bavandimwe badakwiye kumvikana basabye ubwumvikane mu muziki cyangwa nimba wabananiye mwicare hasi mwikorera
rwose nimumbihirize umuziki genda umufana wanyu niba mugiye kuzana amatiku mu miziki mugateranywa n'abagore mugateranywa n'amafaranga bro rwose abafana banyu nimutubihirize. Nshaka kubaza Vava gato. Ese Vava umuziki koko The Ben yakora ubu uzazukora ushobore? None se bakora uwo mbonye napfa kujamba mu kibuga ariko icyo mbasabye n'ubwumvikane mu muziki batakumvikana bakicara hasi nge nkawe wikorera. Melody no ko yamuvuzeho nibyo bizagenda bite? Ko yavuze kuri Melody kandi ukaba umufana. Inda yamuvuzeho The Ben. Mushiki we cya The Ben. The Ben. Yamuvuzeho iki? Yamubwiye ati rwose wihanganira kubabaje atari ko tugomba kusobokura ibiganiro. Ngewe The Ben ntacyo muvugaho. The Ben yibutse ko yagize gute yakosheje. Asubira inyuma asaba umuvandimwe imbabazi. Yego. Abantu bafata ngo gusaba umuntu imbabazi ngo n'ubugwari ngo bawisuzuguye ariko ntago gusaba imbabazi ari ubugwari. Gusaba imbabazi ni ikimenyetso kikugeza muri wa munezero wa muvandimwe wawe mwabanaga. Ariko iyo ugumye kwishyira hejuru ukamwereka ko ntaho muhuriye nakwereka ko ntaho mugize mute muhuriye kandi abantu baba muri showbiz cyangwa se mu kibuga kimwe nimugahangane kuko mufite aho muzahura. Tubwira uburyo rero uzakubita abantu bavuga nabi Melody. None se nukuri kw'Imana pe nanjye ndi umukobwa buryo uje kwitangasa amakuru ugafata umuntu w'umugabo bye kabiri ukavuga ngo afite ibikoma mu mutwe ntabwo biba ari byiza. Afazari wandi ushobora kwivuga igihe wagize umujinya kandi barakubwira ngo nta bwenge uba ufite ngo ibyo ukora ngo nubizi babandi barabimbwira ariko ngiye Vava niyo waza ukambwira ngo nta bwenge mfite ibyo birakureba igikuru nuko nzaba nariye cyangwa se muri bya bindi nakoze ari cyo nakuyemo nunarya ni wawe. None gukora ikiganiro ukavuga ngo umuntu w'umugabo afite ibikoma mu mutwe benshi ntabwo ariko babyumva nabi nk'abafana be muri rusange nkanjye Vava nzumva yuko wavuze nabi kandi undi muntu w'ahandi wese azumva ko wavuze nabi wenda nawe nuza gusubiza amaso inyuma uvuga ati ariko nagize umujinya ati yewe ati nzamusaba imbabazi nkuko kwande ubwo rero nyine ntabwo biba ari byiza gufata umuntu w'umugabo ngo itumutukira ku karubanda kuriye. Ariko wa mugani Bruce Melody nta n'indirimbo aherutse na The Ben aheruka indi na Pamela ari hanze. Wa mugani umuziki nubananira wikorera kandi wowe urimo urasohora indirimbo buri munsi nyine yaramaze bisari hanze azamura ngo ibendera ry'igihugu ubwo rero yarari mu kandi kazi araje akora ariko ngewe icyo mbasabye ni ukumvikana batakumvikana nibatubihiriza umuziki no wawe se none nuwande nabakorera abafana ngo bakore subscribe ninde bawukorera uriya muziki ni wabo ni w'abanyarwanda bose. Hari akaririmbo abantu biwacu bakunda ngo twatoye twatsinze mu mudugudu no mu turere ntidukina ubwo rero ahubwo gira vuba batema kandi done n'amatora ni umuziki ku muhanzi ni umunezero w'iki w'abaturage cyangwa se w'abanyarwanda cyangwa abafana muri rusange. Niba badashoboye kuwutanga baguha kandi kw'Imana niba badashoboye gutanga bakajya birirwa bapfa ubusa bapfa abagore n'amafaranga negera nikorera umuziki mugani wa mukecuru wo mu Musanze ati nabatumye indirimbo zo kuririmbira perezida niba byabananiye mwegero ngenzikore ariko ko indirimbo nawe akifaye wowe nawe uririmba neza umve Mana nukuri kw'Imana rwose nta marushanwa hari nimba aririmba neza namusanze mu imihanda ntago namutanze avuga ngo ko akurushaho byanze bikunze rero urumva ko ari mukuru kuri njyewe avuga ko akurusha kuririmba harandusha none se ko namusanze ku imihanda amenyereye arabizi agira n'amakipe buriya ntago ari mugenzi wawe ariko hari n'abavuga ngo mwese muririmba nabi iyo turirimbye nabi si uvuga ko turimba nabi nukuri kw'Imana neza kubwira ngo unyishyura ntukanyishyura kandi ungiriye neza ntiwakongera kundeba na subscribe yawe sinyishaka dore ko no kubwira nabi none abantu bagukunda ya wa wundi uri burebe ko naririmbye nabi narebe wa wundi waririmbye neza ngo aririmbye n'abagire gute amureke nawe hari abamukunda ubwo ntago henda rero jewe wapi wowe uzumva ko ukeneye kunkora subscribe uzayireke uzayikora azayikore Imana imuhiki umugisha munini no gushimira minisitiri w'iki w'urubyiruko yitwa ngo iki usibye yuko nta kintu tuba dufite ariko ntawe utakora ibyiza ntawe utakora ibyiza ahubwo nuko ibishoro bibura yitwa ngo iki yitwa Ndera ko numva nibagiwe amazina yiwe nayibagiwe ndaza kuyibuka mukanya nyababwire ariko ntawe utamuzi yaragupostinze ati iki yarakoze Samu yamwohereje irandirimbo hari ukuntu nk'umuyobozi umwereza nk'indirimbo niba ngo ari kuri Toyota niba ari hehe bayimwohereje nge simbizi nizo mboga zabo ngo bayimwohereje kuri Toyota bari Toyota
ubwo rero njyewe barambwira ati yayibonye hari umwohereza nanabifungure cyangwa akaguca amazi yego cyane ariko undi rero Imana izamuha umugisha nk'uko ariyo mazina yiwe. Okay none se Vava iyi ndirimbo wakoze na Lucky Fire igitekerezo cyaturutse cyo kuyikora njyewe Sandrine anjyanyeyo agiye kumukoresha ikiganiro sumuzi Sandrine no ku Gasaro yego tugezeyo rero arambwira ngo ashaka ko tuzakora niki indirimbo ndamubwira se mwebwe muririmba izinkunda njyewe ndimwo ndakora iz'amatora bizagenda gute arambwira ati nta kibazo tuzakora n'iki y'amatora njyewe ntago njya nsaba umuntu ukora bari ko yayinsabye ndayimuha nta mafaranga wamwishyuje wapi wayimuhereye ubuntu none se bano bantu ubu nyine twagakomojeho ariko nashyira ko agatangaho ubutumwa akahese abantu bavuga ko nyine ngo wowe na Lucky Fire muririmba nabi bakongeraho na super manager ibyo birabareba njyewe Vava nintumirwa nkajya kuririmba nkacyura 10,000 naririmba nabi naririmba neza mfa kuba nayakoreye ejo nzasubirayo wowe uvuga ko baririmba nabi uhaguruka utahe uve no mu iyo nama ugende aho kumbwira ngo ndirimba nabi se namaze mfa kuba nakoreye 10,000 byanjye nanariye igipfa no gukora amafaranga birandeba wajyaho bari kurimba soprano nziza se wese uririmba iri hejwe ubundi nyine niba yabonye ijwi ryawe varirimbe yagiye hari abari kuririmba ibyiza aho bari none se uririmba iri hejwe ndirimba soprano uririmba soprano ese wigeze muri korali cyane impano wari usanzwe umva nayibyirukiyemo y'abana nyivamo njya muri rubyiruko ngo byirukiyemo y'abana wivamo njya muri rubyiruko mbese uko bitandukaniye nyine hari korali y'abana urimbamo kimara kubatizwa hakaba n'indi y'urubyiruko nyine neza abana b'imyaka 12 15 baba bangana n'ab'imyaka 18 cyangwa 20 zo bameze n'amabera hari korali y'urubyiruko akaba na korali y'iki y'abana niho rero waje gukura impano yawe Vava TV show ni YouTube yindi wakoze yayindi se byagenze gute yayindi irahari nayo ariko manager yayirebagaho Emi wa undi twakuranye akayirebaho mbona ari iyo ese uzi kuyikoresha Vava nzi kuyikoresha se Sam ntago ahari Sam ubu niwe manager wawe Sam arahabaye nimgira amahirwe uraco no yambere ikamfasha nkishyura moni 300 yego kuko ntago nshobora kugira manager uzankore indirimbo mu mwaka umwe uwo manager rwose uwo manager nagakenewe none se ubwo nk'iy'amafaranga yinjiye byuranye nawe muhereze 300 byiwe nindangiza ngo ume nkoreshe iriya ya Vava TV show bivuga ngo ufite ideni wo bitanuza bumvikanye ko tuzagabana icyo yasize kuri cano ariko kuko ndi umunyamahoro njyewe Vava kugira ngo ntandukane nawe ngomba gufata cano ya mbere nkayitanga bampa 500 bampa ngahe ubiri ku isoko nkaguha bya 300 nkakuvamo iki ideni nkasigara ni managinga byazanyobera nkasubira iyo naturutse ntago mpayobewe ubu kano kanyu biri ku isoko iri ku isoko ahubwo mu kanya ndaza kuza guhura n'abagomba kuyishyura uti nibyanga ndasubira mu rugo cyane ariko ntawe nahemukiye ntago wasubira mu cyaro Vava ndaguhemuka ntago wasubira mu cyaro njye ndaguhemuka ngo mvuge ngo yicana ngo niyange ngo we manager ngo nta kintu uravuga ngo kuko ngo amasezerano twagiranye kwa noteri ngo atari kwavuga no iyo numvisha utekanye naguma nkakena ariko uri amahoro nta muntu ufite ideni nta muvu munyirukaho ubu i Kigali uri muri ituma mu nzu ubu wasubira ku biti nituma mu nzu he ubu nkanjye nashobora gukodesha inzu zirimo mawesi nituma inyuma mu gikari mbabarera ugize ko umwanga ufite inzu urimo dushira toilette urimo dushira toilette uza amafaranga yishyurwa 170 asa no mukire ubu se ndabifite balance yawe namwe ngo iriho 300 ubwo wasubira ku biti mu cyaro nani bari 300 ndabyishyura inzu ntayire kunya mu nzu ariko akumiro karakwira ndajya nyishyura inzu ntagahene akumiro ni imbunja ubwo wasubira ku biti mu cyaro kubera iki nuko ujya mu rutoki haba hari umuharo ujyayo agenda ijoro ryose umuritse itoroshi utajya ukarorera no mu mvura ahubwo kwitwikira inkoko se wumva imvura ngo ni umunyana nkoko ukagenda witwikira inkoko ukaminuka mu rutoki nijoro ariko uransetsa wowe uzi kumusetsa ibihumbi ijana se ukabikodesha inzu irimo toyi yo mu nzu ukazacyura iki uba mu nzu ya 50 umve namba mbona ari menshi uzajya muri chambrette se asuva ko kuna amafaranga cyane nuko ujya ira mu bihuru muri barnya bakaguhereza umunigo n'injirofone bakayikwaka ese muri barnya sigo tuye
oya ntuyiremera nakazajya muri banyahe nuko ngo bakwambura phone muri bane nyese aracyabaho ni bahashenye hari ahandi hari raza mu cyumba atima aha makeye ngo hinzu za veni okay ariko uyirebye nabo gataha utwaye telefone hari igihe bayikwakata n'imigeri bakayigutira ariko ukunda amafaranga cyokora ariko se bari hehe amafaranga umugabo uzagushaka yandi rero makeye ubona iyo ugiye kuyajera nabi niho handi uburana itiki zagusubiza hehe aho waturutse uzi kutajya unakoresha imisatsi ari Remera narihanganye ndashinyiriza ndavuga ni nzajya mpaba nicyo ibihumbi 500 uzi ko n'imisatsi wayogosha utajya udefiriza urayogosha nyine kubera iki ubona se amafaranga yo kudefiriza ukabona amafaranga yo kurya ukabona yo kwishyura inzu y'abandi ukabona nayo gukora indirimbo nese ubwo yogoshesheje angahe siga n'akaruje yogoshesheje angahe 5 oya bakogosheye 5 ako baraguhenze no kuri umustar haba harimo gufura mu mutwe no gutera agakanda uracyatera kanta umusirimu w'Ikigali none se umusirimu ni udatera kanta defiriza shira imisatsi ufite amafaranga vava oya asiga atera n'akaruje no karuje nanjye Imana nimfashe kangirira neza nzajya ndefiriza ase vava ubu ngufite nk'amafaranga n'iki kuri konti ari hese amafaranga nayo nyine wogeranye tubuti munshakire ibiraka nyine nge nkora ndeko mbona amafaranga mu bukwe ujye gusohora abageni we narakifa yobwa abageni nimwabarizaho kubasetsa bakarira nye sibyo byiza none se vava akantu ko kwisiga n'akaruje bwo byo kaje gute noneho kantu ko kwisiga karuje nyine ugenda usirimuka wahura n'abashuti watangiye uvuga ngo ngiye ngo ndakanatirere ujye wisiga usu n'ugishidu ugasanga wakanyunguse ukakanyunguta arirebe nese ubwo karuje ko kurumva waba utisha umutaka se ukamize wabeke umwe ngo akugure nk'agafite barambwe ngo ukunda agafite ngo n'akaburushete nyine ukamize wabeke ko katarura ko ruje tarura wabeke ukongeraho akantu ubu se mwe ko muri abasore iyo mwahuye n'abakobwa banyu mutereta babibyisize ntago mubasoma oya bisiga tunuza twatuvuta babarira cyane none wose gushyira akaruje ubu iwanyu bazagira ngo wabaye inuzi barabizi barasirimutse nabo barabizi ndasukirwa avuga ngo ninjije n'iterambere usona mukecuru barabizi uko wisiga akaruje barabizi nyine yabiyoberwa se ahubwo nawe ningira amahirwe nkagira uko nkora ubukwe nzamujyana bamukorere kameka kagira inkuru rero ugiye gukora n'ubukwe ugiye gukora ubukwe mbona basiga abapuderi abakecuru agapuderi ukabona basa neza nawe rero tisimeranwa n'ako gahinda ubwo rero nzamusigisha agapuderi nawe uva wari wasomanaho umva simbikunda ariko wabyabaye ntabwo ari ibintu byanjye ndabyanga wenda nko kwitama hari ukuntu uhura nk'umukobwa mushuti wawe akagusuhuza ukumva aragusomye nko kwitama ariko ntabwo ubizi se ujya kumva aragusomye ese umuntu ugusuhuza gutunguye ubuzi ko ari bugusome mbese nta musore akagukubita ukumva aragusomye reka ntawe ngenda byanga kubi mbese ubwo umuntu mukundana mubanye mute ninde dukundana se nta mukunzi ufite nawe baragutinya kubera amafaranga ufite uri n'umusitari ari hese amafaranga ariko ayo mafaranga muvuga ari hehe akaba igihe wahereye kuri iyi mihanda kandi hari igihe mama uri kunyifuriza imigisha yawe igihe wahereye kuri iyi mihanda na bareyira nahereye kuri iyi amafaranga cyagiye wabonye ubu ngubu wakora 10,000 ejo agakorera ibindi 10 akishyura yanzu ya 50 ayo mafaranga arasigara nese ubwo ngo gukorera inzu gusa umva nta mafaranga mfite telefone uhinduranya buri munsi telefone uhinduranya buri munsi telefone y'ibihumbi 100 wowe wayibura ubu se ndayifite iyi kuri ibihumbi 100 ubu se ndayifite ariko bavuraganye usaba Imana yawe nawe izayiguhe n'izayikwima nyuma yo gusohora indirimbo barakurikiraho iki harakurikiraho iyindi ndirimbo Joyeze ko mutarakorana Joyeze rero naherutse mubwira ngo tuzakorana indirimbo numva ari kubyanga yakwimye korabo yaguciye amazi naho neretswe ntago njya kwirirwa niruka ku muntu ngo dukorane indirimbo yaguciye amazi nayikora njyenyine yaguciye amazi ngo uririmba nabi indirimbo z'inkundo ngira indirimbo z'inkundo nzi ariko impamvu no kuririmba nabi niyo mpamvu Joyeze yakwimye korabo yashoboka wenda ubwo ngubwo wowe nawe sobona ndirimba neza ndabizi se ashowe nagushaka kureba umuntu ukamenya ko azi kuririmba Joyeze sindi umufana we ni icyambere kuki wamwatse korabo kandi mugani wawe Oliva ngewe sinzivuga ibibi ibyiza bihari yego ubwo rero niyumva ashaka ko dukora korabo tuzayikora niyumva atabishaka azabyihore ni ku burenganzira bwe kuki wamwatse korabo uvuga ko utamufana nyine nayimwatse kugira ngo tube twakorana indirimbo ndeye kwigira views zishumbuje bivuze ko ubu ngo arakurusha fame kurenza izo
mba nakoze. Bivuze ko kurusha fame rero. Namushakagaho views nta kindi namushakaga. Urumva ariko kumwemera? Igihe rero yumva yuko tutazayikorana nzakora yanjye. Urumva ko kumwemera ari abihakana ntigeze abyemera. Urumva kumwemera ni wamushaka. Bagitamwemera ko azamukorera indirimbo nawe. Ngiyo yanyemereye igeze kure sinzi gahunda za Joyeuse. Ariko nyine bavuga ko umwemera views akurusha. Nyine numvaga twakorana indirimbo kugira ngo ndeko hari views zakiyongera zishobora no kutiyongera. Ese Nyarudindiri mwakorana? Nukupima amahirwe. Niko vavuga. Nyarudindiri arimba indirimbo z'Imana ntabwo ajya arimba indirimbo z'amatora Nyarudindiri. Ese kandi nawe hoze urusenga nawe ubwiriza. Nyese nyine aririmba iz'Imana ningera kuz'Imana nzamutumira zikuririmba Nyarudindiri. Yaramwengana nagukunda. Mwana mwiza cyane. Yavamo n'umugabo mwiza. Yavamo umugabo mwiza ariko washaka umuzungu. Ntabwo wamwemera. Agira ngo umukobwa wese w'umunyarwanda yamwemera Nyarudindiri. Nawe mwabana nk'umugore n'umugabo. Kandi ashaka umuzungu. Nyine ndavuga tuvugere ko umuzungu usobona za. Abana nk'umugore n'umugabo sobona atari umuntu nk'abandi ni igikoko. None se nabivuze ko urakara. Wenda se aho tutabana ubona arwaye iki se umuntu. Nta na kimwe. Mukore. None se umuzungu banazamubona. Ndabizi se. Bitandeba nibyo ngibyo ncunganwa n'icyo ndararira. Nkacunganwa n'amafaranga y'inzu y'abandi nkacunganwa n'ubwizigame bwanjye. Ngewe vava ni wakiruka kumbwira ngo ku ruhande ngo bimeze bite ngo ku ruhande ngo biki ngo bari abantu ngo ko mbona bakundana. Ibyo birabareba. Muri ejo heza uburimo. Cyane. Uzigama ngahe ku munsi. Roge vava ntabwo ibindi njya mbirebaho ncunganwa n'icyo ndarya. Nkacunganwa n'inzu y'abandi ngo batansohoramo nkacunganwa n'ubwizigame bwanjye. Uzigama ngahe ku munsi. Ayo nabonye niyo nzigama. Nko ku mwaka ushobora kuzigama amafaranga niki? Umva ayo nabonye ubushobozi bwanjye nibwo nzigama. Ese wa mugore mwatukanaga mwaje kwiyunga? Ubuhe se ko ntanamuzi. Wa mugore wagututse. Ngiye bura mugore simuzi sirifuza no kumumenya. Azongera kuza kuntukira mama. Nukuri kw'Imana ntitaye no kuri ribu azongera kumbwira ngo mbwira amahene muri kemunyo nareba nabi ngewe natansatura umutwe nza umusatura ngewe. Buro ntimukajya mushaka kuza kujijisha abantu hano. Ngo ribu yaravuze se icyuho. Uhurudutsi wawe mu rugo uje kwigisha uko abagore babo. Nibwo wararayonka siko n'uwarunaka azagera arayonka. Ikindi kandi ugize ukora ibiganiro byawe ushingukire ku mubyeyi. Ntago umubyeyi wanjye urambona muri showbiz n'umunsi n'umwe. Tutaziturana hasi. Mirwano y'abagore n'ukwambara n'ubusa no kurumana. Ye ntazakwambuka ubusa ngewe. Bro, niba kaza kujijisha abantu. None se bari kujijisha iki? Yigisha iby'amabere akure. Baraza kujijisha ngo abantu ngo bakora ibiganiro ngo abanyamakuru ngo bakora ibiganiro byo gutukana. Ntago umunyamakuru azajya gutegeka umuntu ibyo avuga. Yego. Nazaga tukavava azamutegera iki amatwi hanyuma ikiganiro gisora gibonere views. Twe dukunda abantu batuvuga ibyiza ntago dukunda abantu batuvuga iki ibibi. Ni yigisha ibyo konka amabere akureka. Nisanga wantu tukanukira n'umubyeyi nukuri kw'Imana nureba nabi tuzanarwana. Azakonka amabere urabe. Bwiriza ibyiza uvuge ibyiza hanyuma na yeme mbabwire n'izina rye. Na yema hari mu cyaro mu murima umureke. Wari wamubona kuri YouTube. Ariko se wamugana. Cyangwa se ntuke mama umwihorere. Yuvuga bakamurika mu zutu bwanjye ubwama buzu ute wabubonye. Uri busha. Niba ngo niba muvuganye nasubize wareke famille. Cyangwa se mutubwire ibyiza mutuvuge hibyiza. Ninde muntu ukunda ko bamuvuga hibi. Ariko se bonye. Uzibasira umuntu kuri YouTube umutuka wa muntu abibona bishime cyangwa amukazagira umushinga. Ariko se bonye nyine ibintu yavuga kuri YouTube bibona gute wowe? Ngewe ntabwo byo kwigisha amabere kuko message namuha ntago nimba umugabo wiwe araramwonka ariko n'undi mugabo wa mugenzi wazamwigisha konka ngo yemere. Nese nimba umugabo akunda konka ziko n'uwarunaka azakunda ko. Kiriya ubundi n'ikigisho gikwiye kwigishwa mu babyeyi igihe ababyeyi bahari ntago gikwiye kuza ku mbuga nkoranyambaga mu ruhame. Ibyo birasa n'ibya Pastor Claude nande na Pastor Mutesi. Pastor Mutesi kuri avuga ngo Pastor Claude yambwiye ngo dusambane angurira urukweto rwiza cyangwa se ikanzu nziza ndabyanga. Yasaga kwimira nk'umubyeyi. Ntabigarure. Claude nawe kuvuga ko baryamanye. None se Claude we kucyamushinza ko baryamanye bitarabaye. Wenda Claude ashobora kubizara nk'igihuhwa cy'urwenya. Pastor Mutesi akababara yababara bigatuma sora yamabanga yose bagize gute. Bagiranye we niyihangane avuga atari ibyo izo nzenya z'ibihuhwa ntibizamufataho. Ariko naza akavuga ngo yarambwiye ngo turyamane afite umukwe. Cyangwa se afite umukazana wa mukwe we azareba cya kiganiro ahamagara umugore atireba ibyo mabukwe yagize gute yavuze kuri YouTube. Rero agomba kumira ibanga nk'umubyeyi yabivuga akisekera kituza. Biriya bona ari Pastor Claude
sinzi nimba ari njyewe ubizi njyenyine Pastor Claude ari mu bantu navuga ko bitwa babiri hanze. Umuntu biri hanze ni umuntu uvuga ikintu cyose kandi akakivuga mu rwenya. Mbese ikintu akakivuga kitamufasheho kandi nta n'umutima mubi afite. Ariko we nujya gusubira muri ya mabanga mwageranye uzaba baziva. Ubona biriya bintu ribi takabijemo. Nibivuga ko Ribu yabizamo kuko Pastor Claude we niba avuze ngo Mutesi naramuterese. Kandi Mutesi nakavuga ngo yaranterese ngewe ndamwanga. Mutesi ashobora kugenda akavuga ngo uyu muntu yirirwa sebya kuri YouTube. Kandi se mfite umukwe n'urugero. Kandi se mfite abuzukuru. None rero wa mugabo we ushaka ibindi bintu uvuga nkuko ndi kuvuga gutya, dukunda umuntu tuvugaho ibyiza ntidukunda umuntu udusebya. Pastor Claude icyo gihe yahanwa. Nimba yaramusabye ngo basambane ntago bivuze ngo aze kubivuga kuri itangazamakuru. Ubwo rero bajye bamenya amabanga bagiranye hanze, bamenye n'ibyo bakwiye kuzana kuri YouTube. Uso mugari vava ibintu byose wamugani wowe wabivuga. Nese wabivuga gute? Waryama n'umuntu kaza kubivuga. Pastor Claude hari abantu benshi bavuga ngo n'umukozi w'Imana kuki yaterese Pastor Mutesi. Pastor Mutesi afite igikundi ni namwiza. None igihe amavuta y'Imana kuvuye winjiye muri kamere muntu kumutereta nta kosa rigize gute yewe rihaje. Amavuta yabavuyeho. Nese igihe pastor yavuyeho imbaraga z'Imana yavuyeho amavuta yinjiye mu mubiri agatereta. Ubwo wavuga yuko hari imbaraga z'Imana ziba zikimuriho. Rero icyo nshaka kumvikanisha nuko igihe bageze mu mubiri igihe bagiye gusabana akaba yabimubwira. Ntabwo ari ngombwa ngo babandi bayobora bamenye ibyabo. Ese muri kumwe wenda n'urugero muri gusomana. Ntabwo ari ngombwa ngo mwizerwa wanyu uwa mwigisha ijambo ry'Imana abone ko mugize mute muri gusomana cyangwa se abone ko mwasohokanye. Rero bakwiye kwitwararika niba uri umukozi w'Imana ugashaka umugabo wawe umwe. Ibintu byo vango runaka ni mwiza iyo wamaze kurahira wabaye pastor burya uba winjiye mu zindi mbaraga kandi uba winjiye mu nshingano z'iki z'ukuri. Rero ugomba kunyurwa n'umugore wawe w'abakobwa beza ukabareka cyangwa se ugahitamo ntukeza abami babiri ukamenya ubaye umuntu usanzwe ukajya utereta abakobwa beza ariko we wimikwa ukaba pastor ugifite irari uzajya utereta bizera bawe amagambo mu itorero amazimwe ku mbuga nkoranyambaga nkuko kose kubera kwitwara nabi. Ubwo rero icyo gihe bari gukina mu kibuga batazi. Ese bava wowe ubona biriya bintu bikwiye ku bantu nka Claude none by'umwihariko afite umugore. Nyine Pastor Brigitte we bambe Pastor Mutesi yagize umushinya. We ashaka kumvikanisha ko yamukatiye cyangwa se yamwanza atanamwemera. Ariko cya gihe babantu bo hanze bo bazabiremariraho. Babifate nk'ukuri babyuririre rimwe bazanavuga ati byarabaye none ari kubihakana nge bagiye kugushinza ibintu utakoze. Ngewe icyo mvuga ndavuga ngo bakwiye kugira gute kubirekera mu mabanga yabo bye kuza hanze no mwitorero. Okay, netse vava muri iyi minsi ubona imihanda ubona bimeze bite? Kuri iyi mihanda nyine ubisaba ngo witwararike. DJ Buriare niwe ugeze uvuga ngo mana uzampa imbaraga zo kubana n'indyarya zawe wahemye. Iyo urebye nabi nyine hazamo ubwo buryarya cyangwa se hakazamo bakugendaho bakagutukutana bazi. Gusa igikuru nuko wirebera ukavuga ngo reka nkora iki kiganiro ngira uwo ne kugira uwo nibasira ne kugira uwo nikoma kandi ntacyo dupfa. Ariko nekeza ko ramugore ukwiye kumushaka mugasabana imbabazi bikarangira uri namusaba imbabazi ngewe nta mbabazi namusaba kandi nawe ngo aramututse ngewe nta mbabazi namusaba kuko ntago nigeze mwiyenzaho niwe wanyiyenjeshe. None ngo ubona ari ukwiye kugusaba imbabazi. Nta mbabazi zankeneye azazisaba Imana yiwe nta mbabazi zankeneye. Akabavugira inzika nawe nta nzika mfite ariko n'undi musi wose naho hari nukuri ko Imana ngewe niwangera kumvugira umubyeyi ngende bucura nkunda mama makuru. Mama tuyata dukunda mama makuru akangukira ku mubyeyi nukuri twaserera muhuye mwarwana babafunga. Umva ibyo kumfunga sinabyitaho kubera umujinya niki duhuye akongera agasubiramo biriya bitutse. Yigeze kuvuga ngo nareshya nawe uko mpagaze ku ntebe ya ntebe tuzahura nyitwaje zasanga nyihagazeho kandi kuburi muremure bava nk'aba mugufi ntabwo abanyarwanda babura imvura ngo yibahe. Abanyarwanda babuze imvura urayibaha. Uburebure bwawe nta kintu bukumariye. Nanjye ubugufi bwanjye ndabuzi nzi ko ndi mugufa kuko wowe ubinyibutsa kandi ukabinyibutsa mu bitutsi. Amuhina tuzumvikana ngo bazahura afite intebe yihagarareho. None ko nareshya nawe mpagaze ku ntebe se hari igihe tuzahura ya ntebe none uwo nyihagaze we wayitwaje ukamuhibye ugasanga tureshya.
agomba ushobora kubona utoroshye muri showbiz ugatangira kugenda ku muntu ngo mwareshya ahagaze ku ntebe urumva bya biganiro ntago biranezeza abantu je ku bafana banje ku ruhande rumwe bazamwohereza message z'ibitutsi nanjye nimbibona ntago bizanezeza je kuba uri muremure ni byiza unine kuba ari mugufiya ni byiza ariko mwe kujya musuzugurana nkubwira umuntu ngo ni mugufi yasiguba wariremye bro akantu ka bro ariko karimo karagukoma cyane bari uba wariremye nawe yari kuba muremure ukureshya uko no kuza gutukana ngo uri muremure ntago abanyarwanda iyo babuze imvuru yiba ariko vasiga nawe ugira umujinya cyane ugatukana cyane abantu maze iminsi bari kunyuzamo yansembuye abantu maze iminsi bavuga ati bava nari kunyujijamo muri quartier nuyaho hari igihe abasirikari kwa kundi baba bari ku mutekano ninjoro patrol nkaba nagiye wenda kwa mukecuru hari umukecuru nshuti yanjye njya gutira isekuru yo agiye mu cyaro oya ari remera njya kumutira agasekuru k'ibirungo afite agasekuru gatoya noneho nahagera nkasanga wenda arimo arahata nk'ibirayi cyangwa imyumbati ubwo nyine atuye ahantu ku muhanda n'abasirikari bakanyuraho ati mwiriwe ubwo nyine nicende baruguru ati yego atese ati mwaduhaye ku biryo tuti nimuze tubaye bakabaragiye ntiwibeshye urengaho ngaho niba uri kudukinisha noneho sasa nubwo kugiye wadukinishaga none ngasanga n'abasirikari nuko nawe mugati ati rero bakunda kunyurana n'abapolisi bakamvugisha ntiregana nagize ngo nibacyaka noneho bakavuga ngo ariko uwo nguwo ko avuga nka dore imbogo ati dore imbogo rero ati nimba ari wagira n'amahane ariko dore imbogo ngusigaye uryanga ku bacyaka nyine n'abahungu batuyeho muri quartier bandi babashonje je babandi ngo yacyaka ntago ari umushonje n'umusokirite ahubwo abakunda gutwaza abantu ibintu none se vava aho kantu warushyizemo nako kuko ugira amahane nyine babazi yuko ngo bagira amahane kandi ngewe vava keretse unsembuye dore imbogo ngo wararyanze ariko utansembuye vava ngo ube wantukira mama ube wamvuga ntawe uri umwana mwiza ntari bipe ndabizi pe ariko ninsanga uri kuntuka no kuri sinzaseka nta nubwo nzishima dore imbogo ngo usigaye uryanze nzagira umujinya dore imbogo ntago ari izina ryanjye iriya n'indirimbo nitwa vava wose mana yo mwijuru ngo umuntu ari kwise mwari musimbutse waheze umuntu kwise dore imbogo ngo tireka bajya ngo dore imbogo niso nitwa Valentina rwose mbasabye imbabazi we cyuryanga rya kugize umusitari ryangize umusitari ariko siko nitwa iriya n'indirimbo nyuma yaho hari izindi nyinshi ariko niyo yahitinze nasizo zindi kuza kwandika mu midugudu nuko ngo abantu bakajya bandika amazina hanyuma ngo baza kubwira umuyobozi w'umurenge ngo dore uyu ni we nyina wa dore imbogo ngo yitwa nde ngo tumwandike dore imbogo ati ntago ari izina ati yitwa nde ati amazina ye yo kundanga muntu nayahe ati ni Valentina ubwo rero kuba ugera mu buyobozi bakaba bavuga ati ryo si izina nawe rero uba ugomba kugira gute kumenyekanisha amazina yawe kiriya bari igihangano ntabwo aba ariyo mazina yacu nisiva uyu munsi wa none niki cyuvuga wagezeho ntacyo mvuga nagezeho ariko kandi ntago nongera kuvuga ko nkiri uko narindi ubuzima bwarahindutse muri make buryo iyo wagize amahirwe ukabona agakoma mu gitondo n'umugati saa sita ukagirirwa amahirwe yo gufata igisate cy'ikirayi ntago uba ugisa nka wa wundi wirirwa ahinga saa 8 zagera akajya mu mubande gukura ibijumba akaza kubirya saa 1 z'ijoro biba bitandukanye na cyagiye wari rwesa amadongo ubanza koza ibyo cyagiye so uri mu kazi ko mu rugo nabwo igikoma urakibona nibyo kurya saa sita ukabibona uyu munsi ubuzima ubayemo butandukaniye n'ubugiye wari mu rugo wakoraga akazi ko mu rugo ubuzima mbayemo amafaranga nakoreraga ku kwezi nyakorera ku munsi urumva rero ntago nabigerera ku kwezi wakoraga ngahe ukwezi nakoraga 2020 none ubikorera ku munsi abantu bakubwa rero amafaranga ntago rero 600 ku kwezi nese nyabona buri munsi igihe nshobora kuyabona ku wa mbere no ku wa kane ayinza akaba arabonetse mu rugo uherukayo ryari mu rugo kuri 22 z'ukwa kabiri narindi yo neje wundi kuri 22 z'ukwa n'umunani z'ukwa gatatu nzajyayo uzajyayo uzabugiye mu bikese amazi iminsi hari kubera ubukwe muri famille yacu mu baturanyi nuko bantumira rero nabanagize amahirwe yo kubona 10,000 by'intwererano nkajyayo uzabugiye gusoma nagerayo nahura n'abandi nabo babufite nabati vava natwe uzazi barakwishyura ariko nuko ubwo rero kandi nkubwira ko ari famille n'abaturanyi uzajya kwishyuza umutungo wese njye kunyishyuza ndi umuturanyi umva nzakwishyuza wari umukire zambwema ndarengana
nukingirwa uzambwire nzi uzaba ugiye ninkingirwa ntabwo uzasora umugeni uzambwire nyine ntabwo ndabona umukunzi numubona nyine turategereje uzambwire urose nunanga nawe nunanga uzambwire nzi utanga se Angelique ntabwo aririmba ari umugore nzabuzwa n'iki kuririmba ajya umugabo ushobora kundana n'umugabo akaguhindura akampindura akambuza wowe nkuru umugati se aho tukivuga niyoroshe mu nzu nyine natimaje umugati akawumpa riribe iyi mihanda imaze kugusaza nambwire siyorosa we kuvuga nziyorosa nshesheke nyine nzanire uwo mugati nyine awunsangishe mu nzu iyi mihanda imaze kose nzaba ntawe nabonye gusohoka ariko wa niko musetsa si uko se ubu muzakora ubukwe ryari se umva igihe nzabonera amafaranga nzabukora ese ubukwe ni amafaranga ni abantu bajya babana bakennye none se wakora ubukwe ugatumiza abantu bakirirwa batanyweye bakirirwa batari bagatwerera cyangwa ugatumiza kandi njyewe bimara nibunkorera izamfasha umuntu uzahagera wese azarya nawe ese bwo bazanywa amafanta cyangwa n'inzoga bazanywa ikigage n'umutobe oya none se iwacu dukora amafanta ikigage ubwo se Kigali hari ikigage cyaba ni amafaranga mfite tanga itangazo babyumve ni amafaranga mfite yo gukorera ubukwe i Kigali uzabukorera hehe mu cyaro bagomba kunywa umutobe n'iki n'ikigage naka mitsingi wapi mitsingi zivuye mu badivese uri mu divese usara kagusenga muzaza munywa umutobe abashuti banjye n'ababyeyi banjye ni habari fanta nke muzaza gukoze ese za tofe zo zizaba zagiye he za tofe zisoya nyine zizaba zihari ubwo nizo nyama uheruka ku rusengero tujya duteka ariko utunyama twiza nta kintu badutwara uheruka ku rusengero se kandi ejo bundi ariho urusengero rwacu ariho nyine uwo musore yashyingiriwe mu divaniste numvaga nkumbuye ku rusengero rwacu ko ese abadivaniste banywa ikigage ko banywa ubushera banywa uruyama nyine uruyama banywa uruyama rukoze nk'ikigage rukoze mu urasindisha runyagwa na rwo simbese byo wagiye mu cyaro ntabwo uranywa se umva sindukunda kubera igifu nikundira imitobe murero mukazungerera ngo ukenda kwitwa hari ikigage kiba kirimo umusandi n'intuza n'umusembo n'imbetezi uraki ngataha ududubiza amagambo uririmba indirimbo z'igitabo urimba iz'igitabo urimba iz'amatora ahubwo urimba iz'amatora ayigerageze mu rugo mba nahanishije no mama nsokera mu nzu mana yanjye ati nsokera mu nzu runanga murarimba aha haba umuriro Yesu urimo kuririmba hakabaye muri abahanzi namwe mwazatuzaniye umuriro ntariko twumvikane perezida bahaye amatara murayagurishije none kumbuza uburenganzira bwanjye ubwo uzatorera hehe Kigali cya Nyamasheke Nyamasheke ni uzaje gutorera na meya arabizi ubwo uzanabaririmbye abwiye Samu ko agomba guhamagara meya akamubwira ko tuzaza mu matora i Nyamasheke iwacu twayagususurutsa abaturage ni ukuvuga ngo ubwo ngo bikino se wabari buvuge n'umuvugo ariko ntago yemerewe gutora ubwo matora uzabaririmbira uzaririmba mbese ubwo uzaririmba indirimbo zinga simwe y'amatora ufite ninzabaye ebyiri bakemera cyangwa 3 cyangwa nye ntaribi ntabwo uzabishyuza ese urumva neza tuburira tike wowe akavamagana yajya gutyo ntabwo rero kuntu akunda amafaranga azatuburira tike ntabwo ari menshi ariko ntabwo azatuburira tike uzanyibuka nkandira akanyenyeri iyi meya nataduha tike visi meya azayiduha mbose muravugana Samu niwe uvugana nabo Samu niwe manager wawe manager wanjye wa Cano ni Samu waretse nanjye nkakumanaginga kajya ahantu umbwiye banza ungurire imodokari ngaho hanyuma ujye kundefiriza ya mu mujyi ngaho unyumvire unshakire na permis na provisoire niba utabifite ushaka kuba manager Samu se warabifite uretse kwa managinga cyano Yesu ubundi kugura imodoka nangenze birenge cyano ndayimuha ayimfashe mu buryo bwo kwa prodinga kuko ngewe ibintu byo kwa prodinga ibintu byo kugira gute ntago mbizi we rero niwe ubisobanukiwe no kuyikora niwe uba wayikoze ndagenda nkicara uruhande rwe nkamubwira nti kora gutya ntago biba byoroshye vava ariko wenda ikintu kiriho wenda ntago turibuze gutina kugira ngo tukureke ariko nabonaho 200 nawe akabimenya arabigwa se iyo mbonye 200 nawe abagomba kubimenya kuko abayankoreye mugasaranganya ntashoboye mugasaranganya gihe nabibona nawe yabimenya kuko aba yabaye intwari ejo bundi uricara baravuga ngo watangiye kujya wambara ngo imenure ngo wambaye mini hari ukuntu uba wifitiye agakanzu kawe ukunda ko mu bwana wakambara kanakwegereye byongereho birajya kwambara za rumbi urira kuri moto ukabona ni kagufi ibiro byose biri hanze nk'agasharupe nkagakenyera cyangwa se nkakambara ndi baragututse baravuga ngo dore imboga ngo nako vafu ngo bande bantutse se ako kakanzu hano wari ukambaye heze kuri yaca none nibuka izina ryayo birabareba ntabwo bindeba njyewe vava wantuka utantuka
mba nakoreye amafaranga 10,000 cyangwa 20, mba mfite icyo nagiye kuyakemuza ibiri kubera inyuma ntago biba bindeba waseka utaseka watukana utatukana gutangiye guta indangagaciro ngo hari umukobwa mwiza ngo ntago biba wubaha bindeba vava ntago nzareka kwisiga puderi ngo utavuga sinzareka kwambara ku gakanzu kanjye nagakunze ngo utavuga uwo namwaragurika n'uzasanga ndi gusambana n'umugabo ngo nacyambara iki mana yanjye reka dusoze njya kwirebera basamu bubambuze Kuva dusoza mama nizihe ndangagaciro yaguhaye ubuse mama indangagaciro mpako ari nyinshi ubu uheruka mu rugo ugiye kugaruka i Kigali yakubwiye ngo mu bintu ahora ambwira niyo amerekeje arambwira ati ujye wifata neza kuba uri i Kigali ugira amahirwe yo kwigurira inka cyangwa se uri kwigurira ihene yawe ukaza kuza utwite byakudindiza ibyo nibyo bintu ahora ambwira iteka ryose yamerekeje kandi akambwira ngo Imana igendane nawe kandi guha umugisha ukoresha ubuhe buryo mudatwita se nta buryo nkoresha ngo ntatwita nta mugabo ngira nzatwita nimushaka turirimbireho karimbo twisoreze akahe karimbo suka hakandi kagezweho none siriya imaze by'umweru ngira ngo hafi 3 hari izindi njyashya ahubwo abantu bitege iyo tugiye gusora ejo cyangwa se nko kuwa 4 kuwa 5 turirimbireho nyine cyangwa umuhogo wawe iri gucyura iki ikigage cyisha umuhogo niwe ntago ndarya ikigage cya unize ikigage se wagikura inanga bigage byiza umusungo arya ngo cyakira umusungo umva ntambaraga mfite inzara iri kunyerera umubiri wose nditahiye banambuse inzara gutema amara bambuza abantu baranegereje ubuzima burahinduka mu cyaro niba ujya kugeza iki gihe utararya ukumva nta kibazo kuba uri guhinga se uri guhinga uri mu murima ukarya nyine utashye cyangwa se mukabijyana mu ndobo mu ndobo usura cyaje guhinga kubera iki se ntahinga akarima k'igikoni kuko iyo ndi kwihuta wenda mfite icyo kiraka inaha i Kigali ntacyo mfite sinahinga wakoze kutuganiriza rero ugira ibihe byiza ikindi ubwira abantu se umva ntacyo bakore subscribe kuri Vava TV show bakore subscribe abantu batazi no kubivuga bakanumva abantu babazi ko ugiye ukotora bande se batazi kubivuga abantu babazi ko ugiye ukotora babasebye ni akazi kabo Baba santi rero umunsi mwiza Meris sawa mwakoze cyane kudukurikirana ku bana natwe